izindi mpande Kigali ndetse no mu turere n'imirenge duturanye. Rero ndagira ngo nkuko abatubanjirije bagiye babivuga amateka yagiye aba bantu uburyo babanaga, abantu bari bazi ko nta kintu gishobora kubabaho ukurikije n'ubunyangamugayo twari tubaziho, kuko bababwiye no mu nzego za leta barimo. Umugabo yari ahagarariye abajyanama b'ubuzima ndetse umudamu nawe yari umukorerabushake abungabunga imibereho y'abaturage bita abaparasosho. Hari n'andi makuru namenye ko aba bombi hari n'ikimina bari bahagarariye, umwe ari kontabure undi ari umunyamabanga. Bivuga ngo uko twese twababonaga ni abantu bari bafitiwe icyizere, bakoraga imirimo yabo neza, ariko nk'uko babivuze uko twaje dutabara twasanze buri umwe ari mu cyumba cye. Umudamu yari mu mugozi, umugabo nawe ari mu cyumba asa n'uwavuye amaraso menshi, ariko kubera ko twari kumwe n'inzego zitandukanye zibishinzwe ndetse n'iziperereza, ubu ngubu aka kanya ntitwahamya ngo icyishe umwe icyishe undi ni iki, cyangwa se imvo n'imvano y'urupfu rwabo ni iki. Ibyo byose tubiharira inzego z'iperereza. Reka rero nongere mbasabe mu izina ry'ubuyobozi, reka twese ko turi aha ngaha turangwe no kwirinda amakimbirane, kubera ko amakimbirane nta handi aganisha uretse kuba bamwe bakwamburwa ubuzima. Icyagaragaye ni uko wenda mu makuru make arimo kuvugwa, nubwo wenda haba hari icyo batumvikanyeho, ntabwo ari ibintu byari byakamenywe na bose, kuko batubwiraga ko ku wa mbere hari akabazo umuryango wari wagize kadakomeye, bari batangiye intambwe y'uburyo bakwikemurira ibibazo, bahamagaza umuryango urumva ku wa mbere n'ejo bundi. Umuryango rero uhaguruka uzi ko babemereye ko ibibazo bikemutse. Nibi bisa n'ibyakurikiyeho, ariko dusaba ko igihe hari n'icyo upfa n'umuvandimwe, igihe hari ikibazo ufite rwose, aho kugira ngo ukomeze ubabazwe n'ibibazo wifashe kubyikorera, hari umuryango, hari abavandimwe, hari ubuyobozi, abo bose ubagannye mukabona wenda hari ubwo ikibazo kidakemuka, aho kugira ngo wenda ube wabana n'umuntu mufitanye ibibazo, igihe ubonye igihe cyose bikurenze, rwose byaba byiza buri umwe ashobora kugenda akabukwe n'undi akabukwe, kandi ubuzima bugakomeza, aho kugira ngo yenda habeho ko umwe yakwambura ubuzima mugenzi we. Nanone ndabasaba ko ibyo ari byo byose ntabwo bari batuye bonyine. Igihe cyose uri umuturanyi, muri abavandimwe, igihe mubona hari ikitameze neza, yaba amakimbirane cyangwa ikindi cyose gishobora kuba cyateza urugomo, cyateza impanuka, byiza kugira ngo kitaraba, kubera ko si byiza kuba wagomba gukumira ikintu uko kiba, ukaza uherekeje ababuze ubuzima. Icyo gihe ntabwo tuba nibura tubaniye ba bantu. Rwose nagaya niba hari uwaba wari uzi ko aba bantu bari bafitanye wenda ikibazo, ibintu ntibimenyekane, ntabwo byaba ari byo. Reka mbashishikarize rero ko
igihe mubonye hari igishobora gutera ikibazo, hari amakimbirane ari mu ngo, rwose mujye mwihutira gutanga amakuru kugira ngo niba hari ibishoboka, niba hari ibigomba gukemurwa bikemurwa hakiri kare. Reka rero nsoze nkomeza kwihanganisha imiryango. Nk'ubuyobozi natwe turabizeza ubufatanye, turabizeza ko tubari hafi. Nk'uko mwabibonye hari abana batoya cyane babaye imfubyi bakiri bato, nabo ubwabo urumva ntacyo bashobora kwikorera. Bamwe rero mu miryango yenda bari bubasigarane, tuzakomeza gukorana tubabe hafi. Niba hari ikintu umurenge cyangwa ubuyobozi bw'akarere bushobora kuba bwabafasha, turabizeza ko tuzabafasha, kandi abana b'igihugu, abana b'umuryango tugakomeza kubarera, nabo bakagira uburenganzira nk'abafite ababyeyi. Mukomeze rero kwihangana, murakoze. nyine iyo umwanzi yafushe biba byarangiye. Na Yesu yarabivuze, nubwo turi kuwa gatanu mutagatifu nyine umuvandimwe azatanga undi muvandimwe, umubyeyi na nyina, umwana na se. Mbega ni iyo minsi y'imperuka twavuga. Hari indi mukeneye kubona? Yesu akuzwe. Washaka ahera kuri iyi ngiyi rero. Yesu avuga ntabwo ari ibikino, ntabwo ari amagambo yivugira gusa, ahubwo nuko ibyo avuga bitazasorera ku mabuye, bigomba gusorera kuri twebwe. Ni niyo mpamvu rero uyu munsi kuri iyi saha twihangana kandi tukihanganisha uwo muryango cyangwa imiryango yombi, ari w'umukobwa ni w'umuhungu, kugira ngo n'abana basigaye impeka bamenye ko bafite Imana. Imana yo izi byose kandi igena byose mu gikwino gitunganye, nk'uko nawe umwe umupapa yasigaye ari imfubyi akarera bene nyina, n'abandi bazaba kubera Imana. Mu kiganza cyayo muri byose ubwo hari impamvu. Niyo mpamvu rero mu kanya nk'aka tuzirikana neza kuri wa gatanu mutagatifu, tuzirikana ububabare n'urupfu bya Nyagasani Yesu Kristo, ubwo yari ari ku musaraba yasabira abishiru ati mubabarire kuko batazi icyo bakora. Namwe ababyeyi rero mwe kwigiramo abo ku muryango w'umuhungu cyangwa abo ku muryango w'umukobwa, tubasabye kutagiramo amakimbirane. Ntimwigiremo amakimbirane, ahubwo mujye hamwe kugira ngo murebe ukuntu mwafatanya kurera aba bana no kureba ibindi biri inyuma. Ubwo igeno ni iry'Imana. Amakimbirane ntacyo yageraho, inzangano ntacyo zageraho, ahubwo nyine uko Yesu yabivuze, ubwo umwana azazica se cyangwa umwana akica nyina cyangwa umwana n'umuvandimwe we cyangwa inshuti y'abaturanyi, ni ibi nyine bigomba kubaho. Ndifuza rero ko cyangwa turifuza ko mu izina rya Kiliziya Gatolika duhagarariye, turifuza ko ibyo byose Nyagasani yabonye kandi akabona bikwiye, isarura rye ryageze, n'ubundi yageze mu murima we asanga byari bikwiye arasarura. Hari icyo mwabyongeraho? Amagambo rero abe makeya, imanza zibe nkeya, hanyuma nawe utegereze ibiri imbere yawe cyangwa ibiri inyuma yawe. Nyagasani Yesu nabane nawe. Reka dukomeze dusaba amasengesho rusange, hanyuma dukomeza gusabira abavandimwe bacu. Nyagasani ukunde wakira amasengesho yacu,
ikaze kuri IUC ndacikisha Jean mu karere ka Musanze kare majyaruguru y'umwari Gataraga haraye habereye mu kagari ka Rubindi haraye habereye amahano akica umugabo we amukubise ifuni yamara ifuni nawe agahita yiyahura bityo abantu bagatabara bagasanga imirambo umugore w'ukwe n'umugabo ari mu cyumba basize abana babiri umwana w'imyaka 8 n'undi mwana w'imyaka ibintu bibabaje cyane ni biteye agahinda muri tari nziza ariko abasigaye cyangwa se abantu n'abasigaye kwa ngo mukomeze kwihangana reka mbareke mukubwira bose kubaherekeza mu cyubahiro cyangwa se kubasezaho bwa nyuma kuko bose bagiye gushyirwa ahantu ariko mu bihe zitandukanye. Turi mu karere ka Musanze umurenge wa Gataraga mu kagari ka Rubindi aharaye habereye icyo nakwita amahano cyangwa se ibyago umuryango w'umugore n'umugabo bose bakaza kwitaba Imana bivugwa ni inkuru yavuzwe byinshi cyane ariko by'umwihariko aya masaha turi kumwe n'umuyobozi w'umurenge wa Gataraga agiye gutangira atubwira amazina ye anatubwiye ku byabereye hano mu murenge ayoboye. Nitwa Musabwana Kweri umuyobozi w'umurenge wa Gataraga kuri nk'uko mubivuze ubuyobozi cyane twabanje kubabazwa n'inkuru mbi yadutashyeho ejo nimugoroba aho twamenye amakuru ko hari abantu babiri bari mu nzu ariko bakaba bikekwa ko bitabye Imana rero n'izindi nzego twihutiye kuza gutabara kuko abaturage bari babivuze twasanze ko mu nzu harimo imirambo y'abantu bigaragara ko hari amaraso murakoze cyane kugira ngo hari ibibazo byinshi cyane tugenda twumva bijya gusa n'ibi ngibi mu duce tugiye dutandukanye ese mwebwe nk'abayobozi muri rusange mushishikariza iki imiryango mushishikariza iki umugabo n'umugore bahisemo kubana bakundanye bahisemo kubana bakajya gusezerana imbere y'amategeko bikaba akarusho bagiye imbere y'Imana muri wa muco dufite cyangwa se mufite mwebwe nk'abayobozi ubukomeza kwigisha iyo miryango ese nibura mugira uburyo ki mugenda murushaho kugenda mubibutsa uburyo ki bashobora gukemura amakimbirane yabaye hagati yabo? murakoze cyane nk'uko mubivuze icyo ubuyobozi buba bwifuza iyo dusezeranya abantu ibyo ari byose tuba tubasezeranije baje bakundanye icya mbere tubigisha ni ugukomeza gusigasira urukundo rwabo nk'uko baba bahuye nyine barabanje gushimana bakarambagizanya kugeza ubwo bashakanye bakundanye icyo gihe rero tunabasobanurira n'itegeko rigenga umuryango n'ibintu kugira ngo nibura hagire n'ibyo birinda bijyanye n'itegeko bimwe tukabereka ibishobora gutuma abantu batandukana kuko hari igihe abantu babana ariko wenda byagera hagati bakabona hari uko batarimo kumvikana ariko icya mbere tubabwira ni uko bagomba koroherana bakajya inama kugira ngo niba bahuye n'ikibazo bafatanye kugikemura bitabanje kuba ibibazo. Uyu muryango umubyeyi n'umupapa bose bitabye Imana ariko basize abana babiri umwe w'imyaka 8 n'undi mutoya w'imyaka 3 mwebwe nk'ubuyobozi bwangaha ese mugiye gukora iki mu gufatanya n'imiryango yabo isigaye mu kurera abo bana dore yuko bakiri batoya birumvikana yuko umukuru atararangiza primaire badashobora kujya kwishakira ubuzima mwebwe nk'ubuyobozi murabateganyiriza iki? Murakoze cyane nkuko yenda no mu kanya mwarimu hari ijambo tugejeje
ry'akababaro ku bantu bari baje kudufata mu mugongo. Twabahaye icyizere ko hamwe n'umuryango usigaye natwe nk'ubuyobozi turareba icyo tuza gufasha umuryango ubwakira abo bana, haba mu bijyanye n'uburezi ndetse no mu mibereho yindi isanzwe. Ubuyobozi tubari hafi, ntabwo rwose bazigera bagira ikibazo, kandi natwe nk'ubuyobozi. Ni ubuhe butumwa dusoza wagenera imiryango ibanye mu gihugu hose ugendeye ku kibazo cyabaye uyu munsi? Murakoze cyane. Ubutumwa twatanga, twishimira ko imiryango yose ibana neza, ikabaho itari mu makimbirane, ariko igihe cyose habayeho ko hagira umuryango utagira ibyo wumvikanaho, waba ufite amakimbirane, tubasaba ko bagana ubuyobozi tukabafasha kubikemura, ariko nicyo tuba tubifuriza kugira ngo tubafashe gukemura ibyo bibazo, kuko munabizi tugira inshuti z'umuryango kuva ku rwego rw'umudugudu, akagari, kandi niba mwakurikiye n'amakuru, uriya mugabo yari umuyobozi ushinzwe abajyanama b'ubuzima, umudamu we akaba yari umuparasosiyali. Bivuga ngo nabo ubwabo byagaragara ko ari intangarugero aho bari batuye, gusa nyine ni ibintu byatunguranye kuko ntabwo wari umuryango twari dusanzwe tuzi kubana mu makimbirane, ndetse yaba n'ubuyobozi iyo hagiraga ikintu bakenera kujya inama nibo bafataga iya mbere mu kugira inama bagenzi babo. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze nawe. Murakoze rero